Ndakurira gabizi abantu bapfuye nyine abantu bararira ko barimo bararira Imana ihamagara Mose namubwira ngo Mose we bwira abantu baceceka nibadendeza imisatsi yabo cyangwa se ngo bagende ngo barakare ngo bagende barira ati oya ni murire ahubwo mwebwe murizwe no gutwika k'Uwiteka cyangwa n'igihano cy'Uwiteka mu yandi magambo muririra ubugingo bwanyu n'ubwa bene wanyu aho kugira ngo muririre abo ngabo bapfuye uyu munsi dufite abantu bapfuye kandi bapfuye bazi ukuri imyuka mibi bayohereje amahembe ariko aya mavuta akayatangira aya mavuta reka mubwira aka kantu umuntu uriho amavuta nta muntu wamufata ngo amukomeze umuntu uriho amavuta nta muntu wamufata ngo amukomeze bitewe n'iki umuntu uriho amavuta aranyerera ibimufashe byose biranyerera natwe rero ubwo turiho amavuta y'Imana ubwo turiho amavuta y'Imana yadusize hari ibitazadufata hari ibintu bitazadufata hari ibintu bitazadukomeza hari ibintu binyerera Imana ishimwe nuguma kuri ayo mavuta ukayagumana nuyavangire ayo mavuta y'umwuka wera ayo mavuta duhererwa muri Kristo Yesu kubwo kwizera aya mavuta nuyakomeza ukayakomeraho nta kintu na kimwe kizigera kigufata ngo kikubashe bicaza ahandi abicarikana n'abakomeye batari bafite ibyiringiro byo kuzahagera aya mavuta tubonye ategura ibyicaro Imana ishimwe tubonye aya mavuta yinjiza umuntu ahatakinjira tubonye aya mavuta donisti for prenestance tubonye aya mavuta aca inzira aho zitari ziri ndagira mubwire ngo komera ku mavuta kuba uri aho ngaho ntabwo ari uburanga si icyubahiro turebye n'iwanyu Paulo niwe wavuze ngo yewe kubwa kavukire nitwarabo kugirirwa neza mu izina rya Yesu aburwayi we umaze igihe uryamye ku gisasiro watakaje ibyiringiro by'ubuzima watakaje ibyiringiro byo kubaho aya mavuta nanyeresha ubwo burwayi duhanure ubuhanuzi kandi ubwakire n'ubwo ijambo ry'Imana Imana igusubiza ibyawe mu izina rya Yesu aho uri udukurikiranye aho waba wicaye waba ugenda mu modoka waba uri muri business yawe ubona itagenda ihomba waba wiyicariye ahantu ubona ibiguhirika ari byinshi ndagira ngo wakire amavuta yo gusubirana ibyawe Yesu kamushimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kwizabisoza TV umunsi ku munsi Imana y'amahoro iguha umugisha kandi twishime uyu munsi nanone twakiriye umuvugabutumwa nk'uko yabivuze ko ashobora kuzagaruka mu bundi buhamya nanone rero agarutse mu bundi buhamya cyangwa se mu bindi bihamya ariko noneho uyu munsi ndagira ngo muhe mikoro Imana yabatunze inkoni irangije ibahereza akanwa irakakozaho ikara ibivanye ku rugarama irahabwira ngaho muvuge ubwo rero ubwo bemeye kuvugira Imana kuba akanwa k'Imana niko nangiye kuvuga reka nabyo mbivuge nta n'ikibazo kirimo reka tumureze mikoro ariko mbere nambere cyane Yesu abibaza twagiye kuzabisoza murakoze cyane amakuru y'imisi amen ngo iguhe gutura muri iki gihugu kandi ukanakirira n'ibyiza byawe haleluya no hanze nushaka uzagiye nta mupaka ubundi aho ngaho ni inzozi ziri tuzagerayo mu izina rya Yesu amen yigeze ibwira Abraham iramujyana ngo mu kibaya iramubwira ngo wowe uhereze amaso igihugu izakigura rero nawe ahantu hose utekereza kuzagera ni ukuri twifurije kuzahagera dusuje abadukurikiye mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'uburengerazuba n'umujyi wa Kigali ndetse n'intara y'abadiaspora yambu abandi shalom abandi good morning good afternoon good evening abandi bonjour bonsoir basoma by the way mbese uko wumva icyo ushaka gutora mu byo mvuze ikaze na karibu barisanga wasizotano wasizotya sebo nyabo bakavuga bati twasobora n'ibindi byinshi cyane mu Giswahili bavuga ngo ikimisho tunawasalimia katika jina la Yesu tunawasalimia katika jina la Yesu haleluya nuko kubutseho baba nago nibanga rero tuzimura ahubwo watangira nawe usuza abadukurikiye noneho ugasenga Imana
ukatugezaho icyo umwami Imana yashyize ku mutima. Yego, murakoze cyane, turabasuhuje inshuti zacu, ndibaza amaze kuba umwe muri mwebwe, ntabwo biri busabe noneho kwirondora cyane, duherukana mu buhamya. Nari guseka, hari ibintu umuntu avuga kenshi guseka bikabura, ariko ubu Imana ishimwe ko twongeye guhura dufite ibyishimo, niko muririmbyi yavuze. Ndabahobereye mwese abakunzi ba Zabisohoza TV, kandi ni ukuri Imana igira ibintu isohoza uyu munsi wa none. Uyu munsi uwo munsi wo gusohorezwa ibyawe, uyu munsi wo guhindurirwa izina, uyu munsi wo guhindurirwa amateka, nyine ibisohoze. Ubundi izina niryo muntu, izina niryo hantu. Yewe iri zina narikuramo icyigisho. Ndibaza abantu mwese mudukurikiye, hari ibintu Imana yavuganye namwe, kandi Luka niwe wavuze ngo hahirwa umuntu wizera yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Humura, ibyo Imana yavuze byose bizasohora. Reka dusenge kugira ngo twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mana, tuguhaye icyubahiro, tugushime ko wongeye kuduhuza amahoro. Hari abacu badukurikiye bari hirya no hino ahantu hatandukanye, baha umugisha wawe, kandi Mwami ibibaremereye nawe ubiremerere, ubarwanire intambara bareba n'izo batazi, ubaneshereze ubabere umutabazi, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, urihangana turakoresha Bibiliya bitewe n'aho duherereye, igihe umuyaga aba ari mwinshi uri bukoreho impapuro n'ibindi, ariko nidusoma ahangaha byose ni ijambo ry'Imana, turibaza nta muntu twemereye cyangwa tugujije. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abalewi igice cya 10, turaza gusoma umurongo wa 7. Abalewi ibice 10 umurongo wa 7 niwo dusoma wonyine. Haranditse ngo, kandi nimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize bagenza uko Mose yabategetse. Dusubiremo, haranditse ngo, kandi nimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize bagenza uko Mose yabategetse. Ntakinenetse ijambo ry'Imana. Munyemerere dusome no mu kindi gitabo, muri Obadiya ntabwo turi buvuge ibice, kuko Obadiya yanditse igice kimwe gikubiyemo imirongo 21. Muri iyo mirongo rero yanditse turasomamo umurongo wa 17. Umurongo wa 17 wo muri Obadiya haranditse ngo, ariko ku musozi wa Siyoni hazaba barokotse, hazaba hera, ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Dusubiremo, ariko ku musozi wa Siyoni hazaba barokotse, kandi hazaba hera, ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tuganire kuri iri jambo cyangwa se kuri aya magambo y'Imana. Buriya abantu benshi bajya babivugaho mu buryo butandukanye, ndetse wavuga ngo dusome amagambo y'Imana, umuntu atese ko bavuze amagambo, buriya amagambo si ay'abantu. Oya, iyo ijambo rirenze rimwe egare ko abaye amagambo bwinshi. Rero dutegure imitima yacu kugira ngo twumve ikintu Imana ivuganye natwe, cyangwa igiye kuvugana natwe mu ijambo. Ndagira tuganire ku ijambo rivuga ngo guma ku muryango, guma mu ihema. Imana ishimwe, guma mu ihema. Bene data, ihema ry'inzu ya data riraryoshye, ni byiza, riranezeza. Dawidi yaravuze ngo, kuba mu nzu yawe Uwite umunsi umwe gusa bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha imyaka 1000. Ndi mu mahema, ndi mu mazu y'abakomeye, ndi mu mazu y'ibitabashwa, bindutira kuba iyo myaka 1000 nezerewe ndi ahantu runaka nifuza. We aravuga ngo kwibera mu nzu yawe umunsi umwe gusa. Rero kuba mu ihema ry'Uwiteka umunsi umwe gusa, natwe byaturutiye kuba mu mahema y'abakomeye cyangwa abanyabyaha. Imana ishimwe yuko uyu munsi tugiye kuganira n'abantu bahari, n'abantu bahatinze, n'abantu bahamaze igihe, kandi nanone tukanabwira n'abatarahagera tubashishikariza kugira ngo nabo baze barebe ibyo byiza twagezeho. Imana ishimwe, barebe ibyo byiza, barebe uwo munezero twahakuye. Uyu muryango ko twawugezeho tudaseka, ariko uyu munsi tukaba turi gusekana. Uyu muryango twawugezeho turi abanyamibabaro, twararakaye,
isi yaradukaranze, isi yaratubazi tudoda nta kinya, ariko tugeze kuri uyu muryango datagenda twomora, aratwomora. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Rero niyo mpamvu twumva twashishikariza umuntu wese utazi ibyo byiza byo mu ihema, utazi ibyiza byo mu nzu y'Imana, kugira ngo nawe aze. Yewe waracikanwe, waratinze ariko banguka, wabona uyu munsi ari cyo gihe cyawe. Bibiliya iravuze ngo kandi nimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uyu muryango wari ufite amategeko, hari abatambyi bagombaga kuwugeraho, hari abantu bagombaga kuwukoreraho imirimo y'Imana yabategetse. Habamo abagabo babiri baje kunyuranya n'itegeko ry'Uwiteka, bakora icyo Imana itababwiye. Ngo bagiye gutamba igitambo cyangwa se bagiye kosereza imibavu, ngo baza gucana umuriro udakwiriye. Yewe Imana irinda abakristo gucana umuriro udakwiriye. Umuriro udakwiriye ni mubi. Nituvuga umuriro, turaba tuvuga umuriro w'amasengesho, turaba tuvuga umuriro w'umwuka wera. Imana iduhe gucana umuriro ukwiriye, ushyitse, umuriro haleluya, umuriro ukwiriye. Numva ndi bufashwe, ikibazo nimfashwa ndirukanka nshobora kubasiga, ariko tugendane mu izina rya Yesu. Imana iduhe gucana umuriro ukwiriye mu gihe cya none. Imana iduhe gucana umuriro ukwiriye. Habamo ngo abagabo baza gucana umuriro udakwiriye, bibazanira urupfu. Ngo umuriro w'Uwiteka uva mu ijuru abatwika, barapfa kandi bapfira imbere y'ahera, barapfapfana, birarangira, barapfa. Banditse ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara uri intumbi. Rero urupfu, hari igihe iyo twumvisha urupfu tujyana rwa rupfu rwo kujyana umuntu i Rusororo, niryo rimbi twebwe dushyinguraho kenshi, za Rusororo n'ahandi, cyangwa se ukagira ngo ni urupfu rwo gupfa bikarangira. Kuri urupfu rwo gupfa bikarangira, ubundi si urupfu, twe turwita kwimuka, kuko urupfu ni irembo umukristo, ni irembo ritugeza mu bwami bw'Imana. Rero buriya hari impfu zindi zikomeye kandi mbi. Kuri urupfu rwo gupfa uhagaze ruragatsindwa. Kuba ufite izina ry'ukuri uri intumbi, kuba uriho ariko nta mwuka w'ubugingo uri muri wowe, nirwo rupfu rwa mbere rubaho. Ukaba uzi ko kunywa itabi ari bibi ariko ukarinywa, buriya warapfuye, ntabwo uri muzima. Ukeneye Yesu ngo akuzure, azure ubuzima bwawe, azure ubugingo bwawe, wongere ube mushya, kuko Yesu ajya azura. Imana ishimwe. Kuba uzi ko icyaha ari icyaha ariko ukagikora nkana, burya ntabwo ubugingo ari buzima, wamaze gupfa. Rero ahangaha ngo barapfuye ariko baza gupfa urupfu rugaragara. Twebwe n'ubwo uyu munsi turi kuva ku rupfu rwo mu mwuka, ku rupfu runaka, ariko ndagira ngo ubwire no ku rupfu rufatika. Bapfa bari imbere y'Imana, bapfa bari imbere y'ahera. Twibukiranye ko uyu munsi ushobora guhura n'umuntu wapfuye, kandi umuntu wapfuye nta kintu yakumarira, umuntu wapfuye nta kizima yakubwira, umuntu wapfuye aba yarapfuye nyine. Ngo batangira kurira. Abizi y'abantu bapfuye nyine, abantu bararira. Ko barimo bararira, Imana ihamagara Mose, iramubwira ngo Mose we, bwira abantu baceceka, ntibadendeze imisatsi yabo, cyangwa se ngo bagende ngo barakare, ngo bagende barira. Avuga ati oya, nimurire, ahubwo mwebwe murizwe no gutwika k'Uwiteka cyangwa n'igihano cy'Uwiteka. Mu yandi magambo, muririre ubugingo bwanyu n'ubwa bene wanyu, aho kugira ngo muririre abo ngabo bapfuye. Uyu munsi dufite abantu bapfuye, kandi bapfuye bazi ukuri, ariko ukuri baragutambukaho, ukuri barakwirengagiza. Ibyo ngibyo bikabazanira urupfu rwo mu mwuka, bakaba uyu munsi bahagarara nk'abariho ariko batari. Uzamenya ugafata icyemezo ukavuga ngo nimba rero nsanze hari aho nateshutse, reka ngarukire Imana, nongere mbe muzima, wongere utunge ubuzima bwo mu mwuka, wongere utunge ubuzima bw'ubumana, wongere ugendane n'Imana neza, bizagufasha. Yesu abaho umugisha. Ngo barimo bararira, abantu bagira ubwoba, baravuga ngo ese nimba abantu bapfiriye mu ihema, twe dukora iki? Bashaka kwiruka ngo bahunge mu ihema, ariko bagiye kugenda Imana ibwira Mose, iramuga ngo Mose, babwire ngo ntihagire umuntu uva kuri uyu muryango w'ihema. Kubera iki? Aho bashakaga kujya hari habi kuruta aho bari. Imbere y'Imana ni heza, ni heza. Utumva ngo hariho abahapfiriye aho cyari igihe Imana imanuye, ariko kandi imbere y'Imana Dawidi yaravuze ngo hatonyanga imigisha. Umuririmbyi aravuga ngo ndahakunda, ni heza. Bo bashaka kwiruka ngo bahunge, ariko ntawahunga amaso y'Imana.
wadukurikiye utumva ngo warayinaniye, utumva ngo warayicitse, nta muntu wahunga amaso y'Imana. Imana irakureba kuko ijisho ryayo rihoraho iteka kandi irebera hose icyarimwe. Na hano twayihungira, garukira aho ngaho kugira ngo Imana ikugirire neza. Haleluya, amen. Bibiliya iravuga ngo Mose abonye ko bagiye arahagarara avuga ngo mw'abantu mwe nimuze mwumve ijambo ry'Uwiteka. Abaha itegeko aravuga ngo ntihagire umuntu uva ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize. Muramutse muvuye ku muryango w'ihema murapfa, kandi nimupfa murapfa nabi. None nimwigumire ku muryango. Ariko Mana yo kwizerwa, icyampa uyu munsi abantu bari bacogoye, abantu bari bananiwe, abantu bumvaga babuze inzira, mukumva ko igisubizo ari ukugenda. Aho ugiye ni habi, aho ugiye muri yaravuze ngo garukiraho, hanze ni habi, utegeweyo nta cyiza cyo hanze. Wikumbura ibyo muri Egiputa, wikumbura ibyo wahozemo, kuko ibintu byahinduye isura ntabwo byakubera byiza. Ni amahoro y'umunyabyaha, ni ku Uwiteka avuga. Aravuga ngo nimugume kuri uwo muryango w'ihema, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize. Murasizwe, mwasigiwe kuba imbere y'Imana, mwasigiwe gukorera Imana, mwasigiwe gufasha abarwayi, mwasigiwe gusura, mwasigiwe gukora imirimo myiza, mwasigiwe. Haleluya, yavuga ngo nimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize. Munyemerere tugume ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uyu muryango birashoboka ko wawusonzeraho, birashoboka ko wawubabariraho, birashoboka ko wawuririraho, ariko kandi ihagushyize ivuze ngo hagume, izi ni ikigiye gukora. Imana ishimwe, ihagushyize izi ni igihe izahagukurira. Irinde kuva kuri uyu muryango, hategerereza Imana. Imana ishimwe, hategerereze kuri uwo muryango. Igushyize kuri uwo muryango, umva mama, igushyize muri iyo korali, umva, igushyize muri uwo murimo, igushyizeho. Haleluya, iguhagaritse kuri urwo ruhimbi ngo uvuge Imana, ikugize umuyobozi w'abandi. Hari igitumye ihagushyira, igushyize aho ngaho, ifite n'ikihaguteguriye, ifite n'icyo ishaka kuzahakorera, uyirindiriye gatoya. Imana ishimwe, avuga ngo nimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Ndumva nabwira umuntu wese ukurikiye kuri za Bisohoza TV, ndumva namubwira ngo guma aho ngaho kuri uwo muryango, guma mu gakiza ka Kristo, guma mu nzu y'Imana, wigenda, guma aho ngaho, aho ngaho Imana igukeneye, aho ngaho hatinde, Imana izikugirire neza. Abo bantu bumva Mose ibyo ababwiye, barebye koko basanga aho bari kujya ni habi, ngo baguma aho ngaho. Birebye basanga bariho amavuta. Hari amavuta Imana yagusize. Amen. Hari amavuta atandukanye n'andi yose, hari amavuta atandukanye n'ayandi twisiga za topisi z'igikotori n'ibindi. Hari amavuta atandukanye n'ayandi. Hari amavuta y'Umwuka Wera. Aya mavuta aturinda abarozi baduteze, aya mavuta aturinda imyuka mibi bayohereje amahembe, ariko aya mavuta akayatangira. Aya mavuta, reka mubwire aka kantu, umuntu uriho amavuta nta muntu wamufata ngo amukomeze. Umuntu uriho amavuta nta muntu wamufata ngo amukomeze. Bitewe n'iki? Umuntu uriho amavuta aranyerera, ibimufashe byose biranyerera. Natwe rero ubwo turiho amavuta y'Imana, yadusize, hari ibitazadufata, hari ibintu bitazadufata, hari ibintu bitazadukomeza, hari ibintu binyerera. Imana ishimwe, nuguma kuri ayo mavuta ukayagumana, nuyavangire ayo mavuta y'Umwuka Wera, ayo mavuta duhererwa muri Kristo Yesu, kuko kwizera aya mavuta nuyakomeza ukayakomeraho, nta kintu na kimwe kizigera kigufata ngo kikubashe. Tubonye amadeni afata abantu ariko ntabakomeze. Ni ukuri kw'Imana, habura gato ngo cyamuntu ariteremo, amavuta agahita anyerera. Bavuga ati yewe cyamunara n'ikibaye, tukabona Imana iratabaye. Habura gatoya ngo umuntu asebe, habura gatoya ngo umuntu zimukore, habura gatoya amavuta akakugoboka. Tubonye amavuta agarurira umuntu agaciro yatakaje, tubonye amavuta amenyekanisha umuntu ahatazwi, tubonye amavuta yuririsha umuntu indege akagenda akajya kuvuga Imana ahandi. Ariko Uwiteka we, amavuta y'Imana, tubonye tuza abantu batari batuwe
batari bafite gakondo aya mavuta akabashakira gakondo akabaha gakondo bagatura aya mavuta tubonye yubakira abantu ingo batari bafite shinge na rugero abahindura abagabo baba abagabo nyabagabo haleluya aya mavuta yishira imyenda aya mavuta tubonye abohora abantu baravuze ngo ntibazagira aho bagera ariko aya mavuta akavuga ati nukuri muzahagera yafashijwe aya mavuta tubonye hagurutsa abantu abicaza ahandi abicarikana n'abakomeye batari bafite ibyiringiro byo kuzahagera aya mavuta tubonye ategura ibyicaro Imana ishimwe tubonye aya mavuta yinjiza umuntu aho atakinjira tubonye amavuta donisti for prenestance tubonye aya mavuta aca inzira aho zitari ziri ndagira mubwire ngo komera ku mavuta kuba uri aho ngaho ntabwo ari uburanga si icyubahiro turebye n'iwanyu Pawulo niwe wavuze ngo yewe ku bwa kavukire nitwara abo kugirirwa neza ni ukuri kw'Imana ku bwa kavukire sinakabaye ndi kuri izabisohoza TV ku bwa kavukire iyo ngiyo iyo mama iyo ngaho wakabaye wicaye muri urwo rugo oya ku bwa kavukire n'ahantu twari bugere ariko kubw'amavuta y'Imana kubw'amavuta y'Imana kubw'amavuta Imana yadusize Imana ishimwe tubonye ko ari birenze ibyo dutekereza tubonye tugeza kure tubonye aya mavuta duha imbaraga tubonye amavuta dukomeza aya mavuta akomeje abantu barabahaye iminsi barababwiye ngo naho bazagera aya mavuta arahabageza aya mavuta arabageza Marishimwe aya mavuta afata umuntu bahagurukije aya mavuta akongera akamuvuganira none sayuide bonefo aya mavuta akongera akamuvuganira akavuga ngo ngera wicare ndakwifuriza gutunga aya mavuta kuko turiho amavuta Uwiteka yadusize kuko turiho amavuta Uwiteka yadusize hari ibintu byari bigufasha uyu munsi ndahanurira ubuzima bwawe ngo bikure kure nibinyerere kubw'amavuta y'Imana ari ku buzima bwawe ibyari bigufashe byagufashe muri uriya mwaka uyu nguwa 2023 nibinyerere bikure kure ubushomeri bwagufashe igihe kirekire reka manurira ubuzima bwawe nibikure kure ubwo bushomeri bukure kure nawe winjire mu kazi iyo nyatsi yagufashe igihe kinini urakora ngo utere imbere ukabona wapi wajya gutera intambwe bigusubiza inyuma ntubibura aya mavuta natume bikurekura nawe ugera ahantu wagakwiriye kugera nabinyereze binyerere mu izina rya Yesu burwayi we umaze igihe uryamye ku gisasiro watakaje ibyiringiro by'ubuzima watakaje ibyiringiro byo kubaho aya mavuta nanyereze ubwo burwayi nabunyereze anyereze uburwayi budakira nta ndwara nimwe idakira za mbaraga zakoze ku kidendezi mu myaka 38 wowe birashoboka ko utarayigezamo izi mbaraga ziracyaha yego donema egre aya mavuta nagira ibinanyereza ari Uwiteka we nagira ibinanyereza wowe ukiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro wowe ugitindanye n'Imana wowe ukiri haya mavuta Imana yagusize ndumva ijuru uri gukingukiye kugira ngo igihe gisa nk'iki ngiki nawe ugire ibyo wakira nawe ugire aho ugera nawe ugire aho utambuka nawe winjire ibyakuzitiye igihe kinini ibyagufungiye hamwe ni ikindi gihe cyo kugira ngo bikure kure nawe utambuke mu izina rya Yesu mavuta tunyuza mufunda tukiriho amavuta haleluya ya mavuta yageze kuri Yosefu ari mu nzu y'imbohe atarakatiwe na myaka yari yarahawe byari burundu kwari kuvuga ngo uzagenda upfe kwari kuvuga ngo pfa ariko aya mavuta amugezeho y'inzozi gusa ngo aragenda nyereza gereza ariko Uwiteka we abamujyanye muri gereza baba ari bo bamanuka kumukuramo aya mavuta ajya nyereza gereza ikavaho aya mavuta ajya nyereza akagambane kahagurutse nyumva ngo hanurire aya mavuta ajya nyereza uburwayi buhaye aya mavuta ajya nyereza haleluya ibintu byose iyo bigeze kuri aya mavuta bihita biyamanika bagabatisa amahane amavuta nituve ku
muryango w'ihema ry'ibonaniro. Twasomye ijambo rivuga iki? Rivuga ngo ku musozi wa Siyoni, ku musozi wa Siyoni. Ni ahantu intebe y'Imana iri, ni icyicaro cy'Imana. Ubundi Siyoni ni ahantu Imana yiyicariye. Ariko Uwiteka we, Siyoni, umuntu wese wahageraga yararuhukaga, umuntu wese wahatambiraga ibitambo byaremerwaga. Siyoni, Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo kuri uyu musozi wa Siyoni rero, kuri uyu musozi wa Siyoni hazaba abarokotse. Muri ibyo yaravuze ngo urwane intambara nziza, Kristo n'imbaraga zabo. Nibutse abakristo turi mu ntambara, turi mu isi, dufashe igihe cyacu mu ntambara. Ariko kandi umuntu tuneshereza nta wundi ni Kristo. Ntabwo badufite, ubwo kabanda ari Yesu. Ntabwo badufite, niwe udutsindishiriza akatuneshereza tugahagarara twembi. Rero kuri uyu musozi hazaba abantu barokotse, kandi kuri uyu musozi hazaba hera. Bibiliya yavuze ngo ab'inzu ya Yakobo cyangwa abo mu nzu ya Yakobo bose bazasubirana ibyabo. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Amina. Ndagira ngo duhanure ubu buhanuzi kandi ubwakire n'ubwo ijambo ry'Imana. Imana igusubize ibyawe mu izina ryayo. Aho uri udukurikiranye, aho waba wicaye, waba ugenda mu modoka, waba uri muri business yawe ubona itagenda ihomba, waba wiyicariye ahantu ubona ibiguhirika ari byinshi, ndagira ngo wakire amavuta yo gusubirana ibyawe. Wakire amavuta yo gusubirana agaciro kawe. Akira amavuta yo gusubirana ibyishimo byawe. Akira amavuta yo gusubirana ibyo watakaje, ibyo wari waranyazwe. Adonima egide shaidro. Akira amavuta yo gusubirana ibyawe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turashoje. Turashoje. Ariko kandi kuri uyu musozi hazaba abantu barokotse. Ukwiriye kuba mu barokotse mu izina rya Yesu. Kandi hazaba hera. Abarokotse impanuka, hari abarokotse intambara, hari abarokotse amagambo, hari abarokotse ibyago, hari abarokotse kutabyara, hari abarokotse niyo paso. Nutava ku ihema uzatsinda, nutava ku ihema uzanesha. Kugira ngo ubashe kurokoka muri izi ntambara zose duhura nazo muri iyi si, muri izi ntambara buri munsi turwana nazo, kugira ngo ubashe kuzirokokamo, gahunda no kwigumira ku ihema. Hazaba barokotse. Kurokoka umuntu arokoka muri byinshi. Uri ku ihema ugomba kurokoka. Haleluya. Amina. Uri ku ihema gahunda ni ukurokoka. Wikiheba, witakaza ibyiringiro, wikumva ngo ibintu byacitse. Nta byacitse hari, nimba byanacitse ijuru rirahari ngo ribidode, kandi iyo ritabidoda ryazana ibizima. Nta byacitse bihari, iby'isi bijya bicika, iby'isi byacika, ariko Uwiteka banagira icyubahiro we. Nta byacitse bihari. Abantu babica Imana ibitera. Biva kuba wicaye ku ihema, urugo bakaruha iminsi uri ku ihema, ijuru rikavuga ngo uzarurambamo. Uri ku ihema kavuga ngo aka kazi nazakamaramo kabiri. Ariko kuko uri ku ihema, donewa enema, kuko uri ku ihema, ijuru rikavuga ngo humura, nguteje inama, nguhaye promosiyo. Uri ku ihema bakavuga ngo nari bumare kabiri. Ihema uriho se ryabakundira sha. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizanasohora. Ni ukuri, ntabwo imigambi yabo izigera ihama, nta nubwo izasohora. Uri ku ihema bagutega iminsi ukayisimbuka. Uri ku ihema baguha igihe, Imana ikaguha ibihe. Uri ku ihema, Robele iturindiraho. Uri ku ihema, naho dutabaye, ku ihema, naho ababyeyi bahekera abana, ku ihema baravuga ngo arapfuye. Imana ikavuga ngo sizapfa kuzarama, kugira ngo utekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Uri ku ihema we, n'ahandi akazi keza kava ni ku ihema, n'ahandi amahoro mu mutima aturuka ni ku ihema, n'ahandi agakiza kava ni ku ihema. Ku ihema tinda aho ngaho ku ihema. Dusenge ku ihema. Warokotse bingahe? Warokotse iki? Byo warokotse byose ibuka kubikesha ihema wari uriho. Urigumeho nuriveho, n'ibindi n'ibiri imbere yawe uzabisimbuka. Muhanzi yaravuze ngo tuzagenda tubisimbuka, tuzagenda tubabanaho. Nibacukura imva Uwiteka azazisibe. Nawe tinda ku ihema uzabona ibyasezeranye. Tuguhaye icyubahiro Yesu. Haleluya. Bilama. Haleluya.
turagushimye turagushimye iri hema ryawe ni ryiza mu nzu yawe ni heza w'Imana we mu nzu yawe ni heza ni gute twahavuga ni gute twahabwira abantu twe ko twahageze tukabona bihinduka ese uyu muntu we wari uri kure yarigezeho gato gusa kareba abaririho reka batabarwe mu izina rya Yesu iri hema reka umuntu wese uri gutegereje hakubone wawe Imana ishimwe ijambo ryavuze ngo bariho amavuta wabasize twamenye neza ko iyo umuntu ariho amavuta hari bitamufata niyo bimufashe biranyerera hari ibyafashe bene data reka uyu mwanya binyerere bibarekure hari ibyafashe urubyaro nibirekure uyu mubyeyi abyare hari ibyafashe ubuzima nibinyerere birekure ubuzima buboneke hari ibyafashe akazi nibinyerere binyerere akazi kaboneke hari ibyafashe iterambere ry'uyu muvandimwe nibinyerere nawe atera imbere Imana ishimwe Imana ishimwe tugwaye icyubahiro kubikoze mu izina rya Yesu Kristo amen ariko Mana yanjye